Umukobwa umubyeyi ubana n'ubumuga. Yego. Simbizi nimba n'abandi bana wenda babyawe n'ababyeyi bafite ubumuga nabo bibabera ikibazo bahura n'imbogamizi nk'izo ngizo. Ariko ngiye kuri njye byambereye ikibazo. Uzi kuvuka uzi ngo papa arahari abafamiliye barahari bose ariko nta n'umwe uzi. Nakuze duhabwa akato muri famiye yacu bitewe ko twavutse ku mubyeyi ufite ubumuga. Rero nkaba nisabira nk'abandi bantu nabo bafite abantu bafite ubumuga kutumva ko kuba umuntu amugaye ingingo iki ntago aba amugaye mu mutwe. Iyo abantu bihakana ababyeyi babo bazahura n'ingorane zikomeye cyane. Bivuze ko wamubabarira rero. We ntamubabarira ariko mama yamubabariye. Nizere ko meze neza cyane aho muba mudukurikirana muri mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi. Twongera kubasuhuza no kubaha ikaze mu biganiro byacu twatujemo kuri Yawe TV. Nitwa Patrick, ndi kwibutsa niba wabyibagiwe bamwibutsa ko kandi nitwa Kwizagira Patrick nyine mu mazina yose ni twabwitsa ko turi kumwe kandi na website yacu yawetv.com yabiyo igufasha kumenya amakuru ikintu cyambere n'amakuru ushaka kumenya amakuru yise kandi abagezweho n'ahandi yasanga uretse kuri website mamubwiye. Turi kumwe na Body Max Fitness abangaba bagufasha kumera neza cyane abantu bifuza gukora imyitozo itandukanye kugira ngo umubiri wabo uhore uri physical fit. Usanga mu Giporoso usana werekeze Kanombe uje muri Hilltop kati mumoso bwawe ugeze kuri Body Max Fitness. Dufite gym nziza cyane irimo ibikoresho byose, dufite sauna na massage, swimming pool nziza cyane ku bantu bakunda koga. Tugane tuguhe izo services uhamagara kuri 0888 uko mubibona kuri screen zanyu. Turi kumwe n'umukobwa tugiye kuba tuganira aza kuba umenye impamvu ki yatugendereye kuri Yawe TV, aza kuba usobanukirwa byinshi ku buzima bwe burimo isomo rihambaye burimo byinshi cyane aduhishiye tugiye kuba dusangiza muri kino kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Tugiye gutangira tumuha ikaze hanyuma uze kuba usobanukirwa kumana natwe umunsi ku munsi. Umeze neza? Meze neza cyane. Ni amahoro? Ni amahoro. Ka cyane kaba ari sawa? Cyane. Abantu bavuga ngo umeze neza. Ubwo ibyo muratongeho cyane nanjye ntago bameze neza. Uyu umeze neza cyane. Umeze neza bitari byane by'abanyarwanda. Umuntu ava nko gushyingura mwahora akavuga ngo ni makuru ni meza. Waryamye umeze neza cyane. Waryamye ko ni meza. Nagajyana by'abanyarwanda. Ujye byumva? Umuntu avuye nko gushyingura akavuga ngo ni meza. Nabyo ni. Cyangwa umuntu yabwiriwe akavuga ngo ni meza. Habaho icyitwa kurenzaho. Kurenzaho. Nizere ko utarengejeho. Ntago kabura make. Ariko kabura ko hajemo cyane ndizera ko katarimo. Karimo. Ntago kakiyobore. Amaherena ajya gusa n'akantu ko kari akabakita guke. Akabakita ka necklace. Aka necklace. Necklace ubwo ni muri rurimi. Muri English. Okay. Amaherena bijya gusa. Bijya gusa cyane ntabwo nasano bifite. Oya, nasano bifite. Okay, wambaye neza by'abanyarwanda akazi kabisa. Yego murakoze. Amazina yawe witwa? Amazina yanjye nitwa Shema Aline. Shema? Yego. Shema Aline. Okay. Eko cyo bakuze izina ry'abasore cyangwa Shema na Kashema se urumva nk'umwana w'imfura aba ari ishema ry'umuryango. Niyo mpamvu hajemo Kashema. Okay, yitwa Shema niwe tugiye kuba twigana. Twishimiye cyane kubana nawe kuri Yawe TV. Tubaye ikaze mu kiganiro. Murakoze. Shema ni muntu ki se? Ni umukobwa, ni umumama? Shema ni umukobwa w'imyaka 21. Yego. Uri single. Uri single? Ushakisha cyangwa? Oya. Babyita single satisfied. Single? Single yanyuzwe nabyo. Yego. Aburi ki se? Harabura ubushake. N'igihe. Aburi igishake ubushake n'igihe. Igihe ubu uhugiye mu kise bituma utabona icyo gihe. Oya imyaka urumva ku myaka 21. Ariko iyo gusezerana urayujuje. Oya. Ubundi imyaka yawe yuzura wowe nyine ufite icyo wagezeho ushaka. Okay. Wumva wisuzura nka ryari imyaka? Nka 20 wenda ni 6. Ni 6. Harabura 5. Yego. Ni gusa ni za achievement wumva uzabugezeho mu myaka 5. Ntago ari ibintu bihambaye. Ni ugushakisha nyine ukareba. Mu myaka 5 wumva uzabonyemo n'umugabo ariko. Oya. Azaza nyuma y'igitanu. Uzaba ushaje. Nibwo nzaba ndi kubingura. Umukecuru ntago ajya kubwira ko ashaka kuzukuru. Oya umukecuru wanjye se. Oya. Aracyafite abana batoya bafite. Nyine ahubwo nibyo byiza kuzanamo umwuzukuru akajya akina na barumuna bawe. Oya umwuzukuru azarerwa na barumuna banjye. Okay, yitwa Shema. Shema ndi hali.
Shema Aline. Shema Aline. Ni akahe kazina ukunda? Nkunda ka Shema. Ukunda ka Shema? Iyo umuntu akwaje utumubwira ngo yitwa Shema cyangwa ubwira Aline? Aline ntabwo ndikunda. Ntabwo urikunda? Ka Shema cyane? Ka Shema. Ka Shema. Kubera iki Shema? Byari n'iby'imfura. Oya, nuko iryo ryankujije. Nuko ariko ryanyita mu rugo. Mu rugo bakwitaga Shema. Mama Shema. Uretse ko nkako sina kandi kazina ko mu bwana baguhaga. Reka. Sugo kabura. Nzabaza umukecuru barakazina bakwita. Ntabwo bambyinira. Nanjye kuba nka ka Rubyogo ariko nta mukobwa yitwa n'umuhungu. Nta mukobwa yitwa Rubyogo. Nta mukobwa yitwa Rubyogo. Ese wamugani nk'udusino tw'abakobwa mu butore nk'utuye. Twafiye. Okay, kafi. Kakandi. Warumye ngo ni twafiye urumva ntago ari kamwe. Ka maneke maneke. Kamaneke. Ibi ariko bijyana n'ibiro nyine bikamaneke. Bijyana n'isi ibiro byanjye natanyita maneke. Nawe uri maneke. Ufite ibiro bingahe? 63. Ndumva rwose muri Miss Rwanda wakatendinga. Hakuzi kari ibyo. Yitwa Shema niwe tugiye kwiganirira cyane. Wakoze cyane kubana natwe hanyuma uje kutuganiza story imeze gute se. Dutangiye dutebya kugira ngo tuze kwinjira mu nkuru neza ariko twabanje gusa nabagane kugira ngo twanzwego. Njye nitwa Patrick. Ego Patrick, urakoze cyane. Story yanjye ni ubuzima bwanjye busanzwe. Yego. Nabaye. Imeze gute? Story ibabaje, ntabwo ishimishije. Akora nubwo yatuma nyine abantu barira, ariko nayo ntabwo ishimishije. Yego. Byagenze gute? Ni ukuvuga ngo ndi umukobwa umubyeyi ubana n'ubumuga. Yego. Simbizi nimba n'abandi bana wenda babyawe n'ababyeyi bafite ubumuga nabo bibabera ikibazo bahura n'imbogamizi nk'izo ngizo. Ariko ngewe kuri njye byambereye ikibazo. Uzi kuvuka, uzi ngo papa arahari, abafamiliye barahari bose, ariko nta n'umwe uzi. N'uwo umenye nawe ukabona oya nta rukundo agufitiye namba. Urumva nabayeho mfite mama wenyine. Turi abana 3 mu rugo. Umubyeyi umwe ufite akazi nawe katamuhemba umushahara utubutse, murakodesha inzu, muriga. Ndamushimiye cyane yaranyishyuriye, narize nararangije. Yego byari bigoye, ariko nyine bari ibintu bigoye. Bari ibintu bigoye. Amafaranga ni ikibazo, abantu 3. Patrick uzi kukwirukana ku ishuri, uzi ko mu rugo nta n'ijana ririyo, ugataha utazi nimba. Biba ari ibintu bigoye cyane. Umva. Ubwo nyine nshaka kuvuga ku buzima nyine bw'abana babyawe n'abantu bafite ubumuga. Yego. Muri iki gihugu sinzi nimba ariko hose bimeze cyangwa nimba byarahindutse cyangwa kuri bamwe na bamwe wenda bo bisanga muri societe babamo. Ariko njye nakuze, njye n'abasaza banjye nakuze duhabwa akato muri famiye yacu bitewe ko twavutse ku mubyeyi ufite ubumuga. Kubona buri kimwe byari ibintu bigoye, kwiga kugira gute, aho kuba byose byari ibintu bigoye kubera cya kibazo nyine. Yego. Ubwo rero nkaba nisabira nk'abandi bantu nabo bafite abantu bafite ubumuga kutumva ko kuba umuntu amugaye ingingo iki ntabwo aba amugaye mu mutwe. Yewe nta nubwo twebwe abana tugomba kubihorwa, ntabwo tugomba kubihora. Patrick ni story ibabaje, birababaje, ni ibintu nyine biba bigoye kubibamo. Ako kubw'Imana tubaho tugakura tukagera aho tugeze aha ngaha. Kubera Imana. Imana irakomeza ikabigenza neza bikarangira ibyo wabonaga bidashoboka nyine Imana itumye bishoboka. Ariko utangira story yawe wakomoje kuri mama gusa, wari ufite ubumuga, byari bigoye kwiga, ariko Imana ishimwe ko byakemutse. Ubu ngo wasoje kwiga? Nasoje kwiga, nize PCB. Nasoje mu wa 6 secondaire. Ariko nabwo no gusoza urumva nababwiye ngo ubushobozi ibirarane he, nubwo nasoje ngenda cyarimo amadeni ahantu nize. Imana izagufasha bikunde diplome. Amadeni menshi cyane, menshi pe. Ubwo nyine sinzi ko nzayabona
nanjye mbone diplome yanjye mvuga ati dore ndanje akurumva nyine kubera cya kibazo nanjye wenda naza kuvuka kuri uwo mubyeyi umeze gutyo nari kubona papa nkabona mama bagafatanya bakishyura bakatwitaho ariko kubera nyine mama wanjye ameze gutyo twaratererana tubaho mu buzima nyine busa nko gupfundikanya kandi mu by'ukuri ari uko tudafite umuryango ahubwo nyine ari icyo kibazo turi guhura nacyo. Imana ariko ibi bizi hari n'ibyiringiro ko wenda n'ayo mafaranga wabuze uzaboneka mu kwizera ariko utangira story bakomoje kuri mama gusa papa we bimeze bite? Njye ntabwo papa wanjye muzi simuzi nzi mama wenyine. Yego mama se yumuganirije ku bya papa akubwira gute? Mama we urumva yakorewe nyine iryo hohoterwa papa yaragiye ariko yambwiye ko papa we kumuta ntabwo ari uko yari amwanzi ahubwo nawe famiye yamushyiragaho igitutu uriya mugore washatse umugaye kuriya azagufasha iki nyine ukumva bamuteraga pressure nyinshi biba ngombwa ko nawe yihungira ariko icyo gikorwa sinyimushimiye ntabwo yari guhunga sinyimushimiye ariko nawe urumva ntabwo yari amwanzi ni ukwanga za pressure na stress z'umuryango na sosiyete umuntu arimo. Yego niko mama yakubwiye? Yego none se mama yakubwiye ko uzi wari utarakura yakubwiye ko wagiye ufite imyaka ingahe? Ashobora kuba yagiye mfite imyaka nk'ibiri itatu none ubu ufite 21 iruzuye imyaka irenga 18 yo utamuzi 18 urumva ntago muzi tunahuye wabona wenda tujya tunahura simbi ntago namumenye wenda wa mugani wawe ukomeje kuvuga ngo ni pressure yo mu rugo ariko wenda ntago wabishyigikira wa mugani wawe hanyuma izindi mbogamizi guhura n'izo mbogamizi zo kura minervale kubera ko ari mama gusa kandi nyamara papa hari nyuma yuko agenze se yagiye kukubwira ko mama wajya kubwira ko banavugana communication yagenze gute? Hari ibyiringiro byo kuzamubona ufite iki? Ega buriya famille itakweretse urukundo nta mpamvu yo kwihambira ku kintu. Yego umuntu wagutaye ufite imyaka ingahe 4 3 akaba nawe adashaka kumenya ati nasize abana amakuru yabo afite imiryango ivuga ati umuhungu wacu yasize abana reka tubasure urumva icyo gihe nawe gukomeza ushaka kujya gushakisha si ubwo umuntu utaragukunze ufite iyo myaka ukiri umwana ngo agufashe uko ngana uko nibwo agiye kunkunda ntago wapi nta n'amakuru yabo nzi mba numva nashaka no kuyamenya. Nk'umunsi wenda papa se yazaza akagusaba imbabazi uba utari ko wamubabarira? Namubabarira ariko namubabarira ari uko mama banje kumubabarira. Mama atamubabarira ntabwo namubabarira kuko mama niwe wagowe cyane. Mama niwe wagowe cyane nimugire mama azatuma namubabarira ku bwa mama ariko nyine bavuga ngo ntabwo ikosa rihororwa irindi wowe wamubabarira ku giti cyawe atari ko ari oya namubabarira ku bwa mama wanjye kuko mama atamubabarira nawe ntabwo wamubabarira? ntabwo namubabarira kuko mama niwe wahuye n'imbogamizi cyane. ni inkuru ibabaje none turaseka ariko ubuzima se bwakwigishije iki? Bwagusigiye rero somo mu myaka 21 ufite utazi umubyeyi n'abandi bo muri famille utabazi? Isomo byansigiye ko famille burya umuntu afite ni inshuti iyi sosiyete iri hanze buriya ntabwo wakishinga ngo abantu bo muri famille ngo abavuka ngo kwa papa ngo kwa mama ngo gutya oya kuko nubwo twari turiho gutyo ntabwo twagiye tubura abadufasha nta na kimwe twapfanaga muri abo ni ukuvuga ngo famille yacu ni iyi sosiyete iri aha hanze ntabwo ari babandi tuvuga ngo turavukana ngo duhuje amaraso oya nabonye ko hanze hari abantu beza bafite urukundo bafite n'umutima ufasha kuko iyo tutaza kugira n'abadufashamo gutyo ntabwo nari kwiga pe nanjye nari kuba ndi inzererezi ndaho hanze ndiho nabi ariko nabonye isomo ko aha muri sosiyete niho mfite umuryango n'undi muryango mfite. Hari icyizere ko ubuzima buzagenda neza kubera Imana. Ibyo bintu nyine biba byarabaye n'ibintu biba bikomeye cyane. Hari n'undi muntu wenda n'abantu baba badukurikiranye ukabona agiye no muri comment yanditseho ko nawe iyo story isa n'iyo yabayeho. Imiryango y'ubusibana gute iyo birebye? Imiryango ubona ibanye gute abantu mufitanye isano wenda turebe muri sosiyete muri rusange babanye gute? Imiryango yo hanze yego iyo urebye mu nyurabwenge bisanishiye n'ibyo mu rugo
ko wenda iwabo w'umugabo wenda abantu baho ntabwo bazi abandi bafitanye isano ntabwo bazi bitewe n'inyine n'uko ukuntu byagenze n'iyo pressure y'iki yo kugira ngo ave no mu rugo no muri society usanga hari aho biba abantu bafite iyo mitekerereze ubagira ihe nama abagira inama yo guhinduka kuko nega nta muntu uhitamo uko abaho buri wese yahitamo kuba heza kuba rero umuntu ameze gutya ndumva utabimuhora sibyo sosiyete nigira urukundo wumve ko umuntu ari nkundi wumve ko umuntu ari nkundi bareke kurutishanya abantu uyameze gutya oya ntabwo ari byo kuko bidutera ihungabana byaba ku bana byaba ku babyeyi no kuri sosiyete muri rusange kuko ndakeka ko ukomeza uku nararezwe na mama n'abandi bakeya badufashije siko nari kuba ameze iyo nza kuba mfite ababyeyi bose n'abandi bose bari kudufasha rero bamenye ko umuntu ari nkundi bagira urukundo mama wawe ni muntu ki kuri wowe mama wanjye ni umubyeyi wanjye ni inshuti yanjye hajya bavuga ngo ni byose byanjye ni twini yego yagize ubutwari nyine kuhanyanyaza muri ubwo buzima butoroshye nk'uko wabitubwiye uyu munsi wa none se abo bantu bo muri famiye bandi hari abo wagiye umenyamo bo uretse wenda kuba utazi papa wawe oya nta n'umwe nzi ko papa nta n'umwe nzi usibye kuba mbizi ko nta mwana uvuka adafite papa we nicyo cyonyine nzi nicyo ngicyo uzi gusa mama ntabwo yagiye akubwira abandi bafitanye isano oya nawe baramuhohoteye cyane ashobora kuba atabazi cyari mbona abazi yarabibagiwe iyo story ya papa yeruka kuyimubaza ryari cyangwa wageze aho bivamo oya nageze aho mbivamo kuko nabyumvaga niko nababaraga cyane wageze aho mbwetse n'ubu yakojya ubwire ndabireka hari nka ryari wari ufite nk'imyaka ingahe ndekera ko kubimubaza bwa mbere umenya ubwenge ukamenya ko nyine papa wawe utamuzi ufite imyaka ingahe kumenya ko nazi papa byo nabimenye kera ahubwo igihe namubarije ese papa gute na gute ryari nigaga mu wa kabiri segonderi nibwo wabimubajije hari ingaruka byagize ku masomo yawe icyo gihe icyo gihe byaramuhungabanyije cyane nasubiyeho inyuma gatoya ariko nasubiyeho inyuma mama ngira inama reka biriya byararangiye nyine ndongera ngaruka mu buzima busanzwe ariko nta kuntu bitaguhungabanya kumva inkuru nk'iyo ngiyo uri n'umwana wumva abandi bana ku ishuri batera sitori dadi gutya na gutya ugatekereza ko wawe nawe ariho atapfuye ariko utabona ikintu umuvugaho nabyo biba bibabaje ino zimwe mu mbogamizi uretse izo ngizo izindi mu mbogamizi zo kuba utazi umubyeyi utekereza kubura nazo ni izihe kuzahura nazo ubu nta mbogamizi nzahura nazo kuba adahari wamaze kubyakira ubu narabyakiriye uruhare noneho rwa shema umwana w'imfura ugomba kuba afite umubyeyi umeze uko nguko hari uruhare rwawe n'uruhe mu kuzafasha umubyeyi wawe mama wawe mu kurera barumuna bawe urumva ndasabwa ibintu byinshi cyane imana ni ibinshoboza kuko na mama wanjye ari gusaza yarakoze cyane mfite basaza banjye bari kwiga ubwo urumva ndamutse mbonye nk'ubushobozi ni ukuzabishyurira ishuri ugafasha mbonye nk'ubushobozi ni ukubishyurira ishuri nkafasha mama akava mu ikode patiri ni byinshi umuntu afite gukora akava mu ikode kwishyura abavandimwe kubamenyera buri kimwe imana izagushoboza bigenze neza kubera imana ari icyizere nta mpamvu yo gucika intege kandi ubuzima nubwo umuntu aba mu buzima bubi ariko bigeraho bigahinduka ntabwo uyu munsi ibintu byose bihora ari bibi uba wumva ari nk'iki kintu ari irihe deni ufitiye mama wawe bitewe n'ibyo yakoze ubwo buzima butoroshye akakwishyurira ishuri muri izo situwasiyo zose ni irihe deni uba wumufitiye nka mama wawe ku buryo uvuga uti imana impaye nk'ubushobozi namukorera iki kintu uzi imana impaye ubushobozi nakubakiramo inzu nziza cyane nakumva mwishyuye
kuko kubona ari mu ikode buri gihe ishyura ibiki n'ibiki birambangamira afite n'izindi depanse afite gukora biba ari ibintu bibangamye mba numva icyo kintu nyikoze naba mwishyuye Imana izagushoboza ntabwo uzapfana ideni oya uzamwishyura ntabwo Imana izatuma upfana ideni hanyuma wakomeje kuvuga ngo ku sosiyete dufite umuntu afite umubyeyi wowe ufite ubumuga nyine byagiye bigira impact iri negative ingaruka mbi ubu ngubu bimeze bite noneho ubu ngubu muri sosiyete noneho abana gufata gute ubu ngubu n'ubu ntabwo navuga ngo byararangiye kuko ushobora nko kumuperezanta ku nshuti zanjye ese mama we ni kuri ameze ukabona nyine babitekerejeho ukundi kuntu bagatangira kugufata ukundi tuvuga nkawe Patrick nimba warunzi nka gutya nka Shema duhura Patrick bite kera nkazabwira ati Patrick ati dore mama wanjye nyine tubona babaye shocked ukuntu ukabona ntabwo babyakiriye bishobora gutuma watakaza nk'umuntu mukundana kubera icyo kintu byigeze bikubaho wenda oya ntabwo birambaho ako uhita ubona ukuntu bagufataga umuntu ahindutsemo bihita bihinduka wowe ukabimanaginga gute se igihe iyo witaga nk'inshuti umweretse umubyeyi wawe ukabona nyine agize iyo reaction wowe ukora iki uramureka buriya umuntu utagukundiye umubyeyi yego uramureka ntabwo najya kumubwira ese nakihakana umubyeyi wanjye ariko hari ababikora nabo bagira ubutumwa bagenera hari ugiye usanga nk'umuntu afite nk'umubyeyi umeze gutyo ugasanga nyine arahisha nyine ko ari umubyeyi yego abo bantu n'ubuhe butumwa bagenera ko ari ibintu biba bidakwiye umubyeyi aba ari umuntu w'ingenzi aba ari ikintu gikomeye ku muntu umuntu ufite iyo mitekerereze wajya gusanga wenda nko mu bigo by'amashuri ugasanga wenda nk'umuntu wenda afite nk'umubyeyi byajyaga biba ku ishuri umubyeyi akaza gusura ugakwepa bagakwepa ati reka reka uriya si uwanjye yego noneho gira ubutumwa ubagenera abantu bagifite iyo mitekerereze imeze abantu bihakana ababyeyi babo bazahura n'ingorane zikomeye cyane tubahanurire niyo yaba ari umusazi akaba ari umubyeyi aba yarakubyaye abantu bihakana ababyeyi babo bazahura n'ibibazo bikomeye cyane ntabwo ari sawa ntabwo ari byo yitwa Shema wumvaga uzaba iki kimwe cyo wumvaga uzaba ubona uri mu nzira zacyo byaranze numvaga natekerezaga ibintu bitatu numvaga nzaba umuganga undi nkumva nzaba umusirikare undi nkumva nshaka kuba umupilot ariko ngira ngo bimwe biracyari mu nzira byo kuba umuganga se byo kuba umusirikare byo kubera iki se byo wabivuye nasanze ntabishobora kubera iki nasanze ntabishobora waba usize mama se ibintu by'amakosi byo kwiruka nta siporo ujya ukora se ndazikora ariko ibindi bintu kwirwa wiruka ugira ute ntabwo nabishobora umupilote nabyo wapimate yarananiye kandi yarapisi nawe ari muri za shira oya buriya akamate ko muri shimi ako muri fizike se kakaba koroshye nyine urakubita imitwe nyine ukabona ko bivamo ukora foromire igisubizo ukakica ukora foromire igisubizo kikanga ugahita muma yo mubonye nakundi yego ariko wenda hari icyizere wenda ko wari urumva ibyo bibiri byaranze ariko kimwe kimukiza kiri mu nzira Imana izagushoboza bigenga ngo nasoje uno mwaka 6e negereje ko amanota asohoka bigakunda mfite icyizere ko bizakunda mbonye bourse wenda nkahita njya gukomeza mbone chance Imana izabikora ni ibihe bintu nka bitatu Shema aba yumva yahindura ku isi iyo urebye ku isi ukabona hari ibintu ubona bitagenda neza uvuga ngo Imana impaye ubushobozi ibi bintu byagahindutse kuko mbona bitagenda uko byakagenze mba numva ku isi cya mbere abantu bose keretse bikunze nk'abantu bose nkabaha imitima mishyashya iyawe ubona ishaje kuko imitima y'iki gihe irimo urwango gusa ubona ruterwa n'iki se amafaranga hari ikindi se ko nawe urimo uyashaka se ntuyabona nawe uzawugira oya ntabwo ari bose bayafite bameze nabi babahindura imitima abantu bakagira urukundo icyo ni icya mbere icyo ni icya mbere icya kabiri nahindura n'ibitekerezo by'abantu bakajya batekereza nka gute hari abantu batekereza kumva ko kureba umuntu ubwo ndakivugira mama wanjye
kureba umuntu ukuntu ameze ukamujajinga bitewe n'uko umubona. Yego. Kujajinga igitabo rero ko kireba inyuma. Utarakireba. Nabyo nabihindura umuntu nyine bakagira amatsiko yo kumenya ikiri mu muntu aho kumujajinga uko ameze. Ikindi cya gatatu nahindura banumva nafashe imfubyi. Yego. Abana bo ku muhanda nabo mba numva nabafasha kuko buriya nanjye mba mbabonamo hari igihe mbareba nkavuga ati wabona wenda nanjye kera ari ukuntu ari kuba ameze. Ese wowe kuba utazi papa wawe nawe bifata nk'imfubyi? Oya ntabwo ari ubupfubyi ko mama wanjye yabaye yambera ababyeyi babiri. Yabayeho. Yo yarakoze cyane. Ntabwo ari ubupfubyi. Bwari ubuzima nyine bukomeye kuba umuntu agejeje imyaka 21 atazi umubyeyi we ntabwo biba byoroshye. Nubwo tunyuzamo tugaseka ariko kugira ngo byakire uvuga uko nguko usa naho wagize umutima ukomeye byajemo gute se byo? Kwakira nyine ko niba adahari mama yambereye hombi. Impamvu nabyakiriye wenda nuko nabonye ababimfashamo. Mama yaranganirije, inshuti ziranganiriza, ndabyakira. Aba ni umujyanama mwiza koko. Umujyanama mwiza cyane ndamushimiye. Bibaho nko mu rukundo ugasanga umuntu akundanye n'umuntu bishobora kuba wenda gushaka gukundana n'umuntu wo mufitanye isano bimenye byagenda bite? Urumva nyine naba nongeye mu zindi ngaruka za kabiri zo kuba nazi. Nabyo ntabwo ujya ubiteganya ko bishobora nko kuzaba se wenda. Cyaba ari ikibazo. Aho yari kubwo nzajya gushaka kure wenda nko mu mahanga. Kugira ngo mbirinde nzajya mu mahanga njye mu tundi turere twa kure. Wasanze ariho bari ugiye nk'Irusizi ukabasanga ntihari. Urumva cyaba ari ikindi kibazo nawe kiri mu bwonko cyakira. Noneho twarimo tubivuga in case biramutse bibaye noneho byabaye ugasanga wenda mwabyaranye noneho ikibazo wakongera ukagishyira kuri indi cyasubira kwa papa. Papa kumubabarira biragoye kuko nundi birangira ibibazo. Wabigenza gute noneho? Nabigenza gute? Subwo wabigenza ute? Ndabizi se. Wa divorce nyine ugize amahirwe uwo mwana akaza ari muzima njya numva ngo ibyaje noneho bibaye se mwana ataravuka hari ukabimenya igitekerezo wagira uwo mwana hari n'abavuga ati wenda ngenda nayikuramo wowe wabigenza gute? Oya ntago nayikuramo wamutegereza nyine ukareba uko ameze ubwo se uyikuyemo ugasanga yari muzima. Ariko nyine uko yameze kose twabonye ko abantu bose tugomba kubakira kuki uteganya ngo abaye muzima nyine ushaka kuyikuramo ugasanga ari muzima kandi n'undi uko yaza ameze kose ni umuntu nyine afite kubaho ntabwo afite guhugurwa ako kantu rero ko kuvuga ngo ushaka kuyikuramo ugasanga ari muzima tugakuremo. Oya tugakuremo kuko nyine bose turaza kubakira uko bameze. Uzi si impamvu mbivuze ngo ngiye abantu ngo bateranye inda bagize bafitanye isano. Sinumvisha se ngo bisigaye byemewe kwa muganga kubakuriramo inda bafashwe ku ngufu ibintu nk'ibyo. Nyine ushobora kuyikuramo kandi ubwo ngo ushobora kuyikuramo uri gutekereza ibyo ugasanga umwana nta kibazo yari afite. Ushobora no kuyikuramo wenda tuvuga ati bariya abantu se ko badehemukiye. Oya uwo mwana nta kintu aba yakoze usigara ahubwo nyine udiringa n'abaguhemukiye. Mbese ubwo si inzika? Inzika gute? Kuba nyine ukivuga ngo abantu bafitanye isano n'uriya muntu kubera ko yadehemukiye nabo bagende muri ako gace kuba wenda wahora umuntu ko hari uw'iwabo waguhemukiye ibyo bintu byo ubona bimeze biteze? Oya ntabwo ari inzika ahubwo buriya nyine iyo umenye ikibi urakirinda nese wamenya ko abantu batagukunda kandi ugakomeza ubajyamo. Nyine urababarira buriya ndakora ngo iyo umuntu aguhemukiye Patrick wabari umuntu wagusabye imbabazi. Hoya Bibiliya se kutubwira ntabwo gisoma Bibiliya. Oya ubabarira umuntu wagusabye imbabazi. Ntabwo gisoma Bibiliya atabishaka. Bibiliya rero yitubwiye ko umuntu ugomba kumubabarira mbere yuko gusaba imbabazi. Oya ntabwo iryo jambo ryemeye. Mubwira aho byanditse Bibiliya avuga ngo babarira umuntu atagusaba imbabazi. Ntabwo iryo ry'ubwo ryemeye turi kuremo. Nango atagusaba imbabazi ntabwo wamubabarira. Oya ntabwo wabarira umuntu atagusabye imbabazi. None se umuntu wamurenganyiriza ko wabaguhemukiye? Oya ntabwo umuntu wamurenganyiriza ko wabaguhemukiye urenganya waguhemukiye. Urenganya waguhemukiye urumva rero bafitanye isano wabarenganya kandi nabo baraguhemukiye nabo bari bafite ubushobozi rega bwo kutugera.
nabo bari kukwerera imbuto bakavuga ati wenda umusaza wacu ntabwo yahabaye cyangwa mukuru wacu ariko reka twe tuha. Ahubwo se abo ngabo hagati y'abo ngabo bafitanye isano na papa wawe ninde urenganya cyane? Ndenganya cyane abo bafitanye isano nibo bamuhinduye. Papa bivuze ko bamubabarira rero? We ntamubabarira ariko mama yamubabarira. Mama still aracyaza. Mama ataramubabarira nta kintu mwavugana? Ntabwo bishoboka kumubabarira. Nta kintu mwavugana? Wenda hari igihe wenda ashobora kureba nk'ikiganiro wenda akazabona koko asi yahita kumenya ako si yakuyobera. Ntabwo yamenya. Warakuze cyane urahinduka? Narakuze cyane. Ariko nyine ashobora kumva nk'ubu butumwa akumva iyo story ukuntu imeze agahita yumva ni we igihe yaboneka so. Ntabwo umva azaza turebe. Azaza barebe. Muzamubabarira? Tuzamubabarira. Mama ariko mama ni ubanza. Tuzamubabarira ndabizi. Mama azamubabarira. Agusabye abasabye imbabazi akifuza ko mwongera mukabana. Ariko icyo cyemezo ntabwo ari icyawe. Icyemezo se ni icyawe? Icyo si icyawe. Iyo cyemezo ntabwo ari icyawe. Noneho turimo turagana no ku musozo kugira ngo wenda tunakureke, ariko tuvuga ngo wenda Imana izagufashe izo nzozi zose ufiteho zizagerweho. Abantu hari muri sosiyete abandi bantu baba baragiye bakora nk'ibyo ngibyo, ugasanga wenda umuntu abyara, hari n'ukuntu n'umuntu abyara n'umwana wenda akanamwihakana uretse no kumusiga gutyo. Abantu bakora ibyo bintu se wagira ubuhe butumwa? Noneho ba bana bakorewe bya bintu n'izihe mbogamizi bahura nazo? Urumva abantu bihakana abana undi ngo umwana ni ubukungu. Wihakana umwana ni n'umugisha kandi urumva ubuze ibintu bibiri wihakanye umwana wawe uba utakaje umugisha ubuze n'ubukungu. Noneho ingaruka zigera ku bana bihakana nakubwiye harimo kubaho ubuzima bwo ku muhanda, kubura ababitaho, babaho nabi kuko urumva umwana udafite umwitaho babayeho nabi. Umwana ntabwo afite imbaraga zo kwishakira nta nubwo afite ubwo bwenge. Abantu bihakana abana nyine babatera imbogamizi nyinshi, kubaho nabi. Zimwe mu mbogamizi cyangwa se kimwe mu gikomere wita ko gihagarariye ibindi wagize bitewe n'icyo kintu n'iki? Kwiga nabi. Meze nabi bigoye, kukwirukana buri munsi, wirirwa ukwepa minerivare biki n'ibiki. Ko nawe uraza ukamwihisha? Ko nawe uraza. Hari igihe cyageze niga muri Orevo, kwinjira muri refe byari ukwerekana akajeto ko wishyuye minerivare. Waratiraga. Watiraga jeto? Wategerezaga uvuye muri refe. Ariko hari ama high school bavivuragaho. Saa sita waza bakavivura. Twe rero ntabwo babikoraga. Cyangwa se hari igihe cyageze ahubwo bakandikaho amazina ku kajeto ukabona siko witwa. Ubwo inshuti zawe zikakurwaza zikakunyuriza inyuma mu idirishya. Ibyo bintu wabinyuzemo? Urumva niyo mbogamizi ikomeye nahuye nayo. Niyo mbogamizi ikomeye. Ariko hari ibyiringiro ko bizagenda neza. Uba wumva nk'abana uzabyara ari ubuhe burere bukomeye uzabaha? Abana nzabyara nzabaha uburere cya mbere gukora no kwigira. Nicyo kintu nyamukuru. Ni mama wabikubwiye? Oya nabimubonyeho ntabwo yabimbwiye. Gukora no kwigira. Yego. Nutega amaboko. Ibyo bintu se ubona wowe bigeze he? Iyo wikoreye evaluation ubona ubigeze he? Ndi mu ntangiriro. Ntabwo navuga ngo mfite ibintu bihambaye ngezeho na presenta, ariko ndi mu ntangiriro. Uri mu ntangiriro. Ujya wumva ukeneye kumva kuzongera guhura na papa wawe? Mubonye byanshimisha nkareba n'uko asereka. Nta n'agafoto se mama ajya kwereka? Karekana. Kacye? Mama ashobora kuba yanga nabi nawe n'udufoto yaratujugunye. Ashobora kuba atagafite. Kera ntabwo bafotoraga. None se ubwo nyine wabivuga wese wabyemezwa n'iki se? Ambwiye ko ari papa. Muhuye mama adahari kabwa tuzi ko ndi papa wawe. Ubwo urumva nabyemera? Aho rero haje kuzamona n'imbogamizi nyine yo kutazapfa kwemera ko ari papa wawe. Ubwo twajya kwiyerekana nyine umukecuru akatubwira uko bimeze. Bavuga ati nuye. Mama wawe niwe uzakonfirima? Yitwa Shema. Wakoze cyane kutuganiriza. Turimo turagana ku musozo, sinzi niba hari ubundi butumwa abantu hanyuma tugasoza tukagushimira ko wabanye natwe tukubwira ngo bonne chance mu buzima. Ego murakoze. Ubutumwa nagenera abantu ni ukumenya ko umuntu wese ari nk'undi kandi n'umutima ufasha. Bakawugira bakagenda gukorera abantu ihohoterwa. Wenda turasoje ariko
uvuze ukomeje ukana ukihohoterwa ntabwo turi butinda cyane none tuzasa n'abasore kugira ngo tukure kugira n'izindi gahunda ujyamo ihohoterwa rikorwa riri mu byiciro bishya iyo bavuze ihohoterwa wenda hari igihe abantu bahita bumva wenda ihohoterwa rishingiye ku gitsina ariko iyo uvuze ihohoterwa uba uvuze ubuhe bwoko? hari ihohoterwa rishingiye ku ko umuntu ameze, yego kumureba nyine ukumva utamuha serivisi cyane kintu wamukorera kubera ukuntu umubona, uko ni ukumuhohotera. hanyuma andi moko rishingiye ku gitsina, ku mubiri. we ryo wakorewe ni irihe se? Njyewe nakorewe ihohoterwa rishingiye ku mubyeyi. Shema wakoze cyane kutuganiriza rero turasoje. Yego murakoze cyane. Reka twizere wenda ko Imana izagufasha ubutaha ukazadusura noneho byaraciyemo ufite n'akamodoka ubuzima bwarakunze na mama waramwujurije inzu tubwire tudore yanzu nujurije mama wenda warabonye na papa wawe nibyo twifuriza. Wakoze cyane rero turagushimiye. Kadushimire n'abandi bose bari badukurikiranye kuri chaîne yacu twagezaho amakuru umunsi ku munsi. Nitwa Patrick ndabashimiye mukomeze kunogerwa n'ibiganiro yawe TV bagezaho umunsi ku munsi. Amahoro y'Imana abane namwe.